stand. Mwiriwe neza, amazina yanjye ni Elodie, nturutse muri Imagine Publishers. Turi company ikora publishing, twandika ibitabo, tukabipublishinga, tukakora na edit ya biri ngombwa. Ibyo dukora byose ntago twibagirwa no gukora izindi products, harimo ibitabo, kimwe mu byo dufite harimo My Name is Life, dukora ama personalized books, hari ama cards. Dufite icyo bita deeper conversation cards. Ntago ari byo byonyine dukora, iyo wifuza gusohora igitabo ukaba wifuza abantu bagukorera publishing, n'ibyo ngibyo twabigufashamo. Amazina yanjye ni Habumugisha Gadi, turuka muri Alice Bookshop, aho twebwe ducuruza rero hano ibihangano ntabwo bihenze, ahubwo biterwa n'icyo ari cyo n'uburyo bihangitsemo. Uzashaka wese kuza kugura igihangano yaza tukumvikana bari amafaranga make, hanyuma ushaka kwinjoyinga nawe akaza akadufasha tugakora. Murakoze. Youth Proud Limited. Iyi kampani yanyu niko yitwa Youth Proud Limited. Hano mukora iki? Dukora ibikoresho byo mu gikoni ariko bikoze mu giti. Muzaze mukora Huye. Mwaje muturutse Huye. Mwaje muje kwereka abanyakigali y'umukono. Yego. Ni na byiza rero cyane. Uretse ibiciro bimeze, ndabonamo inkongoro, ibyansi, zirani isahani, bazita isahani cyangwa ni imbehe? Ni imbehe, hari imbehe, hari n'amasahani ariko nyine yo mu giti, byose birahari. Yo mu biti. Ibiciro nangahe?
ni makeya cyane mudusange muri Expo turabahereza ni kuri make twabimanuye twabikubise hasi ku kiranguzo basanze hano muri iyi stade ya minisiteri y'urubyiruko n'ubuhanzi n'iki washishikariza abandi bitinya barimo bakora umwuga nk'uyu wawe nibareka akantu ko kwitinya bumve ko nabo bashoboye nyine babikora they can uzamara hano igihe kingana iki izasoza kuri 17 urumva haracyarimo iminsi muze mudusange ni ku kiranguzo ni karibu murakoze